ati ngo Kagame ngo abujije kwihorera ngiki niki like kandi ari imiryango yiciwe ababo kandi bizi neza ko yishwe aho bishwe n'inkotanyi. Sinzi ikintu bushatse kumenyesha kuko bigereranya n'ibyo mu Rwanda kuko buri aho hantu hose yagiye avuga hari ibibazo yavuze ngo ni Burundi ngo nibiki byose ibintu byo gufata ibintu byo mu Burundi ukabigereranya n'ibyo mu Rwanda ibyo bintu no kugereranya n'ibitagereranywa kuko ibyo nakazi kawe reka se mubwire ibyo kuvuga ngo bya Zimbabwe no reka dutekereze umva ikibazo cy'i Burundi umva ikibazo cy'i Burundi gishobora kuvamo ikindi kiganiro wenda barore nabishaka zagitegura. Murabizi ko abantu bose bakunda kuza bashimira Perezida Kagame ninga bashimira inkotanyi umuhati wazo ukuntu zakoze ariko njyewe like inje kunenga ibyo zakoze singiye kuba karo kunenga ariko mvuga wenda ku byo zakoze bitari byiza sinzi wenda nyine nabura amakosa ariko nawe ibyo bakoze bitari byiza naho bajya bivuga igihe birata ibigwi n'igihe bishimira ibigwi bajya ko nabo bakosheje ko sinizera yuko niyo bavuze muri hari ikibungo yitwa Gisaka njye kaka wanjye niho yaguye na shop wanjye like bose niho baguye kandi nubwo baguye bavuga ati bishwe ntago bishwe n'izo ntera hamwe baba banavuga ngo bishwe n'iki like bishwe n'inkotanyi ko zimara kwafata nzo zakoresheje inama uzikoresheje inama zijya mu baturage zirabarasa nta nubwo bati ngo wenda ngo barashumwe bo bakoresheje inama bararasa bivuze yuko abaturage banabizi abantu batuye ikibungo bazi story bus. Cyambere urabanza ukamuha ibintu bimushimisha ukareba ukuntu yishima no kuntu asamara kabiruka mukubitamo ikintu kimurakaza ukareba ukuntu areyajise gatatu kamwima icyo yifuza kandi urakagishaka ngo urebe ukuntu avuga nabi kandi ugifitiye n'ubushobozi kane kamwima umwanya kureba ukuntu atomboka gatanu kamusaba ibintu adashoboye kugira ngo mvuko yisobanura kuko u Rwanda ni erega kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu njye mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro ubundi ku isi kiremewe nk'igihugu ibyo bita leta souveraine igihugu abantu bavuga ngo kiremewe gifite za institutions zose kuva kuri perezida wa repubulika ukagera hasi ingabo z'igihugu abadiplomate za ambasade n'iki ni igihugu cyemewe muri ubu n'ibindi byose cyane cyane nubwo ubona nyine hari ubwo rimwe na rimwe bacishamo bakakiyobora kinyeshyamba ariko ni igihugu. Ubwo rero icyo nakubwiye ni uko igihugu nka leta souveraine ibyo cyakoze gifite ububasha bwo kubikora n'ububasha kihaye kibushyira mu mategeko hanyuma noneho kandi si cyo kibufite cyonyine uretse ko bo bigaragara uko bafata ibyemezo byabo niba bisobanurira impamvu. Ubundi nta batutsi bishe muri jenoside barahari bacu ni Nyamata turiho dufite experience y'abatutsi n'ubu bakatiye Burundi bakoze jenoside hari umututsi ese umututsi wishe n'umutu utarishe ninde mututsi umututsi wishe n'umutu utarishe ninde mututsi ubwo rero papa nicyo gihe bamutwaye ni papa wenyine cyangwa papa niwe bakuye muri icyo kigo ubwo ntago hari abandi bari bishe mbere uwitwa bita Gasana njye nabwiwe ko yishwe tukiri mu rugo batarahunga kuko ese ariko twijya ku ruhande niziye ngabo zakontorora aho ngaho ni aro bitabafari cyangwa exefari cyangwa inzirabwoba hari n'inkotanyi Karasira cyane ko byumba nzi ko inkotanyi zigitera niho zahereye zegera zifata n'ibice bimwe na bimwe. Niyo mpamvu nkeneye abantu bakuru bamitekerezo bizima kuko ibyo nabwiwe bishobora kuba atari byo. Urumva weho ibyo uri kuvuga uri kubivuga kuko ubizi kuko uzayo mateka. None nge amateka mfite nuko mu gihugu hose habaye jenoside aho inkotanyi zageze bagatabara. None nkabwirwa ko hariya nta jenoside yahabaye. Nta jenoside yabaye aho mwari mutuye mu kagari kanyu. Nanjye ubwanjye nkareba mu kagari mu mudugudu nta muntu wagirizwa icyo cyaha. Nta gacaca zigeze zibaho ngo zishinja abantu. Nta muntu wafungiye icyo cyaha. Noneho nkakura nibaza ngo umuryango wanjye b'abantu bose bari he? Abantu bangahe? Nupfanga umuryango wanjye wo kwa papa. Umuryango wo kwa papa nta kugereranya. Abo nzi nabaze nkagenda mbaza uyu twapfanaga iki yagiye he yapfuye icyo gihe. Ni 40.
abo mfitiye amazina ubu ngubu kubera abandi hari abana batibuka amazina, hari aho ngeraho ndi gusobanurirwa mama uri kubimbwira karira bikagarukiraho ni 28 kwa mama mbyara hari y'abandi abo bantu twebwe duturanye n'amatongo sibyo. none se kwa mama wawe ukubyara ko mama wari umututsikazi nabo kandi interamwe zikaba zitari zihari ubwo we yishwe n'iki? nyine ubwo nawe nimba baragiye niba baritabye inama nimba baritabye kujya gufasha abarwayi simbizi. urumva ibyo bintu nibyo bintu nandikiye umukuru w'igihugu. nicyo nashaka kubaza mu ibyo bintu byose wabikuriye wabihaye umukuru w'igihugu? naramwandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika, akaba yari n'umugaba mukuru w'ingabo. oya nicyo gihe yari ashinzwe, ntabwo njye nayenze icyo gihe mbere yari ashinzwe igisirikare, niwe yoboraga icyo bita APR, yavuyemo RDF, APR inkotanyi. ubwo rero naramwandikiye ndamusaba ngo musobanurira ukuntu abo bantu babuze, mwandikamo itariki 20 ko ariyo papa yagendeyeho muri kiriya kigo. none amagambo nirwa mbwirwa ubusobanuro mpabwa ndi kubona atari byo, mwamfasha mwashyiraho itsinda rikagenzura cyari gakurikirana ahantu umuryango warengeye, noneho bigatuma tubakurayo tukabashyingura mu cyubahiro nk'abandi bose kuko hari nabo bavugwa ko nakubwiye ngo ini kese abaturage baba basaba ibinyuranyije n'amategeko. Iyo umunyamategeko mbireba ibyo abaturage basaba barabyemerewe mu itegeko nshinga ryabo birahari. Nukuvuga ko rero utabibabuza icyo ni kimwe. Nukuvuga ko rero nukuvuga ko rero ikintu kimwe icyo ari cyo cyose wakora cyangwa politiki yari yose wakora igamije kuzitira abaturage, igamije kuzitira ubushake bwabo kujyanye n'imiyoborere y'igihugu cyabo, ni wowe wabura umunyagitugu rwose. donc ikibazo cy'abaturage rero nk'umudemokrate ibyo abaturage noneho azabyanga ntibishoboka. naze dutanya kubyiga muri session itaha kuko umuturage afite uburenganzira bwo kuza mu nteko turi kwiga amategeko. niyo bavuga ko nawe ari mu bantu babyanze nituzatangira kubyiga ndumva nyakubahwa speaker azabwira abanyarwanda ababyifuza aze anakurikira deba uko zikorwa, icyo abaturage abadepite bazahitamo mu nyungu z'abaturage nibyo bizahita. ubwo nawe rero ibyo yumva yuko ari umudemokrate ariko yo kujya andeho nibyo abaturage. oya n'ikindi honorable ku ngero Frank yatanze, Frank yagiye atanga ingero nyinshi, igihe avuga za Cameroon, avuga ngo za Zimbabwe, avuga ngo biki. Ngiye nta nubwo ntekereza yuko wenda aratsimbarara ku kintu bita iby'abandi ibyo bakunze kwita ngo alternance politique muzilike mwisharinge because ibintu ntabwo ari fresh kuba umuntu yaza akavuga ibintu like ntabwo bihoreye bas like niyo bavuga ati bas ko dufite umunye wenda bas twabikoze kwa kwihorera, ariko twebwe dufite abacu twabuze siko kandi barishwe n'inkotanyi. kandi noneho ikintu kinarenze muri ako kanya baza kurasa aho ngaho tu ntabwo barashe ntabwo bati ngo barasaga abahutu bo bakurishije inama. urumva inama yitabirwa n'abaturage ko nibo bamaze gufata agace batera amahoro, bakurishije inama abaturage baraza bahukamwa n'imbunda barabarasa. ibyo byose byakozwe n'inkotanyi, urumva barabarasa barabatema, urumva no so like why just wenda abantu bo muri Gisaka nyine tu abanyagisaka nibo nyine muri comment tarumye Gisaka ikakwirirwa bijyaho ko because ntabwo bizi, ariko abanyagisaka I think story barayizi ko nibo babuze abantu babo ngo kuza agace k'ikibungo because ariho nkomoka just like wenda basi muhanze mwumva umuntu ashobora kubivuga ngo ati ngo ngiye umuntu avuga rero ukuri nkuko nabo bumva bari kuvuga ukuri bari kubesha ari uburyaye n'iki just bajya bavuga ukuri tu nkuko ukuri sibyo kuba ntabwo bihoreye basi ba kugiti cyo ntabwo nihoreye ariko ari habihoreye man. Alternance politique ibintu byo kuvuga ngo gusimburana wenda ku butegetsi, alternance politique ni principe ni ihame ryazanywe n'abaconstitutionnaliste, ariko ni principe ngewe iyo nyireba ubwayo na antidemocratique nsanga igongana na demokarasi, kuko aha igongana na demokarasi ubwayo. yes ni washobora kugira uburenganzira bwo guseka kuko iriya principe nayo ntabwo ari demokaratike, kuko izitira ubushake bw'abaturage. niba hari umuntu abaturage bavuga bati hari ikintu bita ibyo bita ibyo bita bira delivery, abaturage bavuze bati ariko ikibazo cy'i Burundi ikubitiro n'intandaro yabyo ntabwo nshaka kukijyamo, ariko ni ikibazo kijyanye nuko mu Burundi hari ikibazo cya leadership, hari crise de leadership. Ikibazo ngo akazubwira icyo ngicyo cyakireka. Noneho rero icyo ngicyo ntabwo nashaka ko tukijyamo. Noneho rero mu Rwanda ntushobora gufata igihugu kirimo crise de leadership ngo noneho ngo kigereranye n'igihugu kirimo strong leadership, effective leadership,
some progressive policies zimwe zigaragara wanashimye ariko ukavuga uti naruhuke. Perezida Kagame ntarababwira ko ananiwe. Hanyuma n'ikindi cya kabiri uyu munsi erega uyu munsi tuganire ari kuri side yawe wakiniye kwa n'umuryango we ntiwabibonye akiniye ko umuryango we uramubaza ati papa tuzakubona ryari yarabivuze ati famiye yamubaza nuvuga ngo baramubuze nawe urabyumva urubuge ngo nabona abanyarwanda none famiye ya Perezida Kagame ariko ntabwo turi bujye kuri ibyo bya famiye inyungu katuvuge cya kintu waruvuze cya inyungu rusange z'igihugu ziruta inyungu z'umuryango wa Perezida Kagame ugomba kubyumva neza. Igihugu kitangira mu rugo nuvuga ngo famiye nitangirira ni famiye z'umugore wawe n'inyungu z'umugore wawe n'iz'abana bawe ziruta kuvuga ngo kandi aza umukandida honorable ni ukuvuga ngo igihugu kugira ngo kibeho kitangira kuri famiye abaho famiye ni ukuvuga ngo famiye ifite akamaro niba famiye ivuga ati papa aruhuke nayo ifite uburenganzira ni ukuvuga ngo kuko niyo baze hejuru ya famiye yuko habaho ibindi national interest ariko ibyo ntabwo aribyo dushaka kuvugaho ibyo ntabwo aribyo dushaka kuvugaho icyo nshaka kuvuga njyewe icyo ni cyo ushaka gucamo kugira ngo urebe ukuntu wakwikiza umuntu kurusha kuba populaire jya mu matora umutsinde ufite ubwoba yemera twarabivuze kenshi yuko tuba ishyaka ryacu izatanga umukandida mu matora ya perezida ariko se wagiye mu matora ukabona umuntu yababwiye ati niba narakoze na neza ntabwo bivuze ko umuntu agomba gukomeza kuba yakoze neza urabyumva ngira ngo ariko uretse n'ibyo ibyo atanase politiki twavugaga wavuze ngo biri antidemocratic ntabwo ari byo aho biriya byagiyeho kugira ngo bikize abantu kuba bahindura ubutegetsi ku ngufu kuko mu bindi bihugu iyo byagiye gutya abantu bakomeje ku butegetsi bashaka kubukuraho ku ngufu no ugasanga amaraso aramenetse habaye izo za kudeta abandi bagiye mu mashamba kurwana kugira ngo bazabone ubwo butegetsi ariko iyo bayo alternance politique abantu bakagira none se abaturage basaba ni ingufu kuko wavuze ngo biri antidemocratique nakusobanura yuko atari antidemocratique ahubwo ariyo demokarasi gusimbana ku butegetsi ni demokarasi ahubwo yuzuye 100% gute kubera ko icyo gihe umuntu wese aba yumva ko afite amahirwe yuko azagera ku butegetsi umuntu wese kuko afite amahirwe kuki ushaka kwitambika Perezida Kagame kandi nawe uhari ni ukuvuga ngo nawe wajyamo kugira ngo abantu biyamamaze umuntu agira uburenganzira bwo kwiyamamaza inshuro ashaka ndaguha urugero utsinzwe abaturage bamwamura utsinzwe umuturage abaturage barambiwe mu gihugu cya Senegal Wadi Abdoulaye Wade bamwirukanye yari popular nyuma aho bamuvanye ubwo yamaze imyaka nka 20 aburiga ashaka yiyamamaza agatsindwa aza gutsinda oya na Perezida Buyoyi Burundi yaratsinzwe muri 1993 kandi atsindwa afite ubutegetsi abufite kuki mufite ubwo urumva kuki mufite ubwo bwo gukingura oya urabona ibyo muri Senegal bitandukanye n'ibyacu uri nakubwiye kurenkowera je nari ndi yerega Senegal umunsi batoye uwo munsi yatsindwaga nari ndi Dakar urirasa mu kirenge umenya yuko rimwe oya ingero natwe twari umukanda nari mfite n'umukanda yashigikiye hariya Dakar muri PS urabyumva yabaye no numero 3 urabyumva nyuma bafatanya na Macky Sall urabyumva uramushigikira Macky Sall aratsinda Mustafa nde ya PS nguwe wa PS Parti Socialiste urabyumva nuvuga ngo ibyo Dakar ndabizi cyane maybe bishobora kuba mbikusha kuko nahise n'umukanda yashikiye nagiye no mu nama ya bita Benu yari coalition y'amashaka opposition nagiyemo inshuro ebyiri urabyumva na Macky Sall arimo urabyumva nukuvuga ngo ibyaho bya Senegal ntabwo bihuye n'ibibona ntabwo Senegal bakize itegeko nshinga bivuga ko Rwanda za Zimbabwe na Cameroon nyine ndashaka kwereka nyine kubera ko bavuga ko manda tarenga ebyiri ariko ntugakwega iki kwara oya nyine kangasobanura gato mugaruka ku kuvuga ngo Senegal si u Rwanda Zimbabwe si u Rwanda ntabwo aricyo tuvuze tugarutse kuri context y'Urwanda urumva ntabwo wamenye ibintu bavuze yuko muri Senegal ko umuntu atashobora kurenza manda ebyiri kandi ibyo byajeho ari uko Wade ariho niwe washyizeho ibintu bya manda ebyiri ni ukuvuga ngo yavuze nk'iriya nkuru nziza yuko imbere bya mbere byari bitakora iki bitabarwa noneho abantu bakavuga ati oya vaho noneho nyuma yaho amategeko aratsinda aravuga ati n'ubundi manda official arangije imwe aritoza nyine aratsindwa abaturage baramutsinda bajya muri deuxième tour urabyumva ngira ngo nuvuga ngo niyo tutavuga ibyacu byo itegeko nshinga ryaje Perezida Kagame yabaje kuba perezida transition kuva mu 2000 noneho 2003 tutora itegeko nshinga ari nawe uhari urabyumva turishiraho tuvuga ngo ni manda ebyiri nuvuga ngo ntabwo ari ibintu bitunguranye tuvuga ko nawe abizi yuko ari manda ebyiri zitagomba guhindura nta rimwe zigomba guhinduka imyaka 14 nuvuga ngo ni iki cyahindutse
kuko niki cyahindutse kidasanzwe kigomba gutegeko nshinga rihinduka. icyo nshaka kumbwira ni itegeko nshinga yari tuwe no muri University Butare ntabwo yatoye ingingo y'ijana n'imwe gusa igiga cya mbere, yatoye ryose, yatoye byose. Niyo y'ijana na mirongo icyenda na gatatu abaturage bafite urufunguzo yarayitoye nka perezida w'umutwe wa politiki, yagombye gufata constitution yose uko yayitoye ayiha icyubahiro cyayo, ko navanamo n'iga na kimwe araba yishe itegeko nshinga. erega Ntabwo nifuza ko yabyita nka perezida wa parti. Icyo namubwira ni iki, kuba abaturage bonyine aribo babyisabira ari nabo batoye itegeko nshinga, ari ubutegetsi ari ubwabo, wowe nushaka kububuza ibyo bashaka uzaba uri umudemokrate. Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, niba wamaze kuvuga ko mwamaze kuvuga ko muzatanga umukandida, n'ibyo abaturage bashaka bo barashaka ko ihinduka, perezida Kagame nawe agire bamusabe ko nawe yakwiyamamaza, ashobora kudatsinda ukamutsinda cyangwa akanabyanga. Wowe icyo dushaka muri leta de droit, muri leta de droit ni za ngingo zose abaturage bari kugenda bo. Icyambabaza nuko abaturage kubona bayumva neza Dr. perezida wa parti we ntayumva kandi abaturage bayoboke bayumva. Nicyo kibazo. Itegeko nshinga ikintu abantu bakwiye kumenya nuko cyangwa se na Frankazi wenda akaba akirengagiza nuko itegeko nshinga kuva hariya mu iranga shingiro kugera ku ngingo ya 203 ngira ngo ushobora kuba ariyo yanjye niba nibuka neza. Uvuye ku ngingo ya mbere itegeko nshinga iyo perezida Kagame avuze ati I will respect our constitution, nzubahiriza itegeko nshinga, yaranabivuze cyane. Kuvuga rero ko azubahiriza itegeko nshinga ntabwo yigeze avuga ko azubahiriza ibyanditse mu ngingo y'ijana na rimwe byonyine. Ikindi kibazo cya kabiri, ntabwo wafata ingingo uvuge ngo ingingo y'ijana na rimwe ni gumukwiri ngo nibwo amategeko aza kuba yubahirijwe, noneho abandi bafite uburenganzira bahabwa n'ijana na 93 ubwo ukabubambura. Sibyo, ni ukuvuga ngo ufata le texte de la constitution en toute son intégralité uko ringana. None rero Frank Habineza yarageze ku kintu gikomeye cyane, yavuze ati iri tegeko nshinga ryatowe perezida Kagame ahari, batubishyira manda ebyiri, turabyumvikana nk'abaturage kuko burya constitution ni ikintu cyitwa urebye ni nka pacte cyangwa se ni nka masezerano abaturage bagirana n'ababayobora, bakababwira bati ikintu cyose muzashaka kudukorera mwa bayobozi muzajye mureba hariya niho tubyanditse. Ikintu iki ntimukyemerewe, iki ngiki nimushaka kugihindura muzatubaze, sibyo? Muzatubaze kugereba iki. Erega ubu ngubu no kibazo kuvuga ngo muzatubaze ni ukubaza abaturage riya referendum ivuze. Iravuga ngo rega mbese ngo perezida Kagame muracyamukeneye. Ikibazo cyo kuvuga ngo turacyamukeneye none nta nubwo ari ikibazo cyabaye kujya kubaza abaturage ngo perezida Kagame turacyamukeneye. Ubu ngubu hari ikibazo kijyanye no kumenya ngo iyo ngeze muri ibi bintu nkunda kugaruka ku mvugo kuri phrase imwe, interuro imwe yigeze kuvugwa n'umuntu witwa Rudoviko Rwagasore, numwe mu baharaniye ubwigenge mu Burundi. Yabwiye abarundi ibiri mu ijambo ry'igifaransa, wenda turaza kureba ikindi bivuga iwacu. Yaravuze ngo abwira abarundi s'adresser au Burundi, au peuple burundais, aravuga ati vous me jugerez sur mes actes et votre satisfaction sera ma fierté. Bivuze iki? Bivuze ngo muzamenyera cyangwa se mu kimwe ibikorwa nakoze bizababwira uwondi we no kunezerwa kwanyu no kunyurwa kwanyu bizabishema kuri jewe. Noneho rero vous me jugerez sur mes actes, abanyarwanda ils sont en train de juger Paul Kagame sur ses actes. Noneho kuba rero bamushaka arabyumva ati abanyarwanda baranezerewe nabakoreye neza. Uyu munsi rero ikibazo ahantu kiri ni ukuvuga ko ikintu cyose wakora kuko burya constitution no mu gisobanuro nkunda kubivuga mu gisobanuro gisanzwe na ahantu bavuga ngo c'est l'expression de la volonté du peuple. Na ahantu hakubiye ibyifuzo by'abaturage, c'est la bouche, ni umunwa w'abaturage. Ni ukuvuga ko rero ibyo bintu wowe uramutse ushatse guteruramo kamwe kwabwira ngo mwa baturage mwe ngo muri bya byifuzo byanyu ngo reka nkuremo aka ngaka ngo ndabona ariko nagumana konyine ngo kandi nkakareka, ibyo ngibyo byaba ari ikindi kibazo. Ariko rero ngenda ndatekereza yuko nta na hamwe ushobora kumbwira ngo abaturage bashyizeho itegeko nshinga ngo ariko ntibashobora kurihindura. Nababwiye ko ingingo yonyine idashobora guhinduka ari 193 niyo yifunze, iranabivuga mu buryo buri explicit, iravuga iti okay, iyi ngingo nta mushinga ugamije kuyihindura ushobora kwakirwa. Wibeshye ugakora umushinga wo kuyihindura ubwo igihugu waba ugishyize ku muhanda kitagira itegeko nshinga. Ariko nta na rimwe igira agaciro, under no circumstances igira agaciro without consulting ingingo y'ijana na 193, kuko ingingo y'ijana na 193
deja iramukuva iriho nigaragaza ko abaturage ari bo bonyine bemerewe gukora referendum ku byo bifuza. Yes, ntago erega biragoye nta kintu na kimwe wakora ngo uzitire ubushake bw'abaturage bishoboka. Murakoze cyane bose nta na kimwe. Nubwo impaka zishyushye tujya dufata akaruhuko kandi turashaka kugafata. Murabyumvise ni abanyapolitike iyo baganira rimwe na rimwe habaho no kuvugira hejuru, habaho no gushaka ngira ngo kumwe avugira mu wundi, umuntu wese wagira ngo ibitekerezo bye bitambuke. Natwe twiyemeje gutanga ijambo kuko iki ni ikinyamakuru cya rubanda kugira ngo abantu batange ibitekerezo byabo. Cyari igice cya mbere rero, ni munyemerere turuhuke umwanya mu kiganiro twinjira mu gice cya kabiri. Hanyuma hari igitekerezo mu kanya Dr Frank Habineza yavugaga agira ati ariko abaturage ubwo si ugukabya kubatetesha, ese ibyo bazasaba byose bazabihabwa? Murasubiza iki uyu mugabo ufite izo mpungenge? Ahubwo kuvuga ngo abaturage ibyo bifuza kubibaha ni uburenganzira bwabo, kuko nibo dukorera, turiho kubera bo, ntabwo turiho twarishi, nibo badushizeho. Ibyo bifuza nibyo tugomba kubakorera, tutabibakoreye twaba dutandukanyije n'inshingano zacu nk'abayobozi. Dore ikindi gisubizo honorable, mwamutandukanyije. Ikindi kigomba kumvikana, ngewe nshingiye ku ihame rivuga ngo dusuzume niba ibyo abaturage basaba bikurikije amategeko. Yes. Niba byemewe, kuko hari ibintu bita ikintu gifite caractère illicite n'ikindi kiri illicite. Illicite. Donc ikintu ubwacyo ese bifite ni legitime. Yes. Hari ikintu harimo legitimite, sibyo? Harimo licéité. Ese ibi bintu abaturage basaba bikurikije amategeko? N'ubwo urugero ntabwo abaturage bashobora wenda guha urugero. Hari ibihugu byinshi byagiye biba, no mu Rwanda habaye jenoside. Mu Rwanda habaye jenoside, nta mpaka zirimo, ni ibintu bizi, ni ibintu biri mu mateka, habaye jenoside ikorerwa abatutsi. Ese tuvuge ko uyu munsi, sibyo, tuvuge ko hari abantu basaba abayobozi ngo nihongere habeho iyindi jenoside, sibyo? Donc ndashaka kukwereka ubusabe butemewe, sibyo? Ubusabe butemewe naho byaba bisabwe na benshi, naho byaba bisabwe na benshi, kuko nta jenoside demokratike ibaho, sibyo? Ntabwo ushobora gukora, kuko niyo mpamvu abantu banakubwira ngo ibintu byemejwe n'abantu benshi. Ntabwo pa veritablement ko ibintu byemejwe n'abantu benshi igihe cyose biba ari byo. No, ntabwo ari cyo bivuze, kuko wenda urakoze kunyunganira, nari narabantu urakoze kunyunganira, nanjye yaranyunganiye. Nashatse kuvuga barure, urakoze vode kunyunganira. Bigomba kwemezwa n'abantu benshi, ariko bikaba bikurikije n'amategeko. Abaturage turebe wenda kuva genocide yakorewe Abatutsi ko rwashize imyaka 21, abana bavutse bafite imyaka 21 baba barenze university. Abari bariho before genocide n'abantu bazima bakuze, baba bafite impamvu babisaba. Tuzi neza ko 94 u Rwanda rwari munsi ya zero. U Rwanda tugezeho ubu n'amahanga iyo yaje kwigira mu Rwanda nabo byarabacanze. Iyo bashima u Rwanda n'ibiza tugezeho ni ku nyungu za Green Party. Dr nawe, kuko nawe ni part of y'abanyarwanda bagize igihugu cy'u Rwanda. Iyo abanyarwanda bafite aho bahera ntabwo bayibabuza, bazi imibereho yabo uko yari imeze, bazi neza economically uko bari bameze, bazi neza naho bageze. Aha, wageze muri bira. Yes, ni ya bira bari kwanariza bira. Nyuma y'ibyo tumaze gukora, bibaye ngombwa ko twebwe mu burenga dufite binyuze kuri ya ngingo y'ijana na rimwe n'ijana 93 turasaba yuko inteko ishinga amategeko none muduhindurire, kuko mu bushobozi mufite muri intumwa zacu n'amategeko arabibemerera. Hari uwanatubwiye umuturage umwe wabweyeye mubweye murazi kijya y'ishyamba, umudamu aratubwiye ngo ahubwo ngo turabategetse, ngo ntabwo tuyibasaba, ngo nimutabikora. Umuturage abitubwiye ngo turabategetse, ntabwo tuyibasaba, nimutabikora tuzatubahava. Abyivugira wenyine live. Niba ageze aho umuturage bivugira, nubwo atubwira hari icyo mutagomba gutushaho, aha ni droit zacu bitewe na bila yatubwiye. Iyo wasanze bila ari positif kandi kishimisha, n'inshuti yanjye Frank yahereye avuga Perezida Kagame yakoze ibyiza pe, yadukoreye ibintu byiza, nibyo yahereye. Oya, Bira nawe arayemera. Bira ntabwo icyo atinya hari n'ibindi bitakoze. Frank nta kibazo afite kuri delivery. Hari ibindi bitarakorwa. Kuko burya no mu bihugu byinshi unavuga, wigeze no kuvuga Burundi, ntabwo ndi butindeyo. Burya n'ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari stade tamo gusa, hari n'ikibazo cya delivery, hari n'ikibazo ntabwo dushaka tuvuge y'u Burundi. Ibyo tureka tubireke, tuvuge mu Rwanda. Ikibazo mu Rwanda delivery urayemera? Hari ibyakozwe, yes, ariko n'ibindi bitarakorwa.
n'ibitarakorwa. twavuga ati umuntu arakora agasoza jya muri kompetisiyo uzabikore nutsinda. agasoza ikivi ciwe ariko ntabwo ari ngombwa ko duhindura kuki ushaka kubikora Kagame yagiye? ntabwo ngombwa ko duhindura itegeko nshinga. No, ibintu byiza ushaka gukora biri gukora evaluation niba umuntu yakoze ibyiza tubabimushimira ibyo bitakozwe bishyira muri porogaramu politiki n'abandi yawe ujye mu bagakomeza matora. hariya Ibyo bitakozwe kuki se ushaka gukomeza? Rega ikibazo kimwe hari abanyapolitiki bagira ubwoba nawe ushobora gukora ibyo abantu bagira ubwoba dore ikibazo kimwe ntabwo ari ubwoba honorable hari ikintu kimwe tugomba kumvikanaho. Hari abantu batubwira hari ibintu bibiri reka wenda bifate ntabwo ngereranya abantu n'ibintu ariko urabona ahangaha barakubwira bati uyu muntu azi gukora n'ikimenyimenyi dore ibyo yakoze. Uyu nguyu nawe aravuga ko ashaka kweseye. Ubu se wabwira abantu umuntu ufite bira pozitifu n'abandi bantu bakubwira ngo nabo barashaka kugerageza, none se umuturage uragira ngo abigenze gute? Kugeza ubu ngubu ikintu kimwe nshaka ndakubwira yuko abantu bakora bafate mukore za porogaramu zanyu, porogaramu politike yanyu muyishyire imbere y'abaturage, mwerekane ibintu byiza muzakora, ndetse munavuge muti mushobora kuvuga muti kuri ibi Perezida Kagame yakoze ibi turabishima, ibi turabinenga, ariko ibi turabinenga, ibi rero tunenga nibyo tugiye gukosora, kandi noneho n'ibyiza yakoze habe continuity, mugakora porogaramu politike mugakomvenka abaturage mukabasaba amajwi. Ibyo bintu byo gushaka kubikora Perezida Kagame abanje kwigira nuko gusa mwebwe mwashatse kubipersonaliza. Twe turavuga itegeko nshinga, turavuga amategeko, turavuga amashaka, nuvuga ngo twe turavuga FPR, ati FPR yakoze ibi n'ibi, kandi ntabwo yakoze yonyine, yakoze n'andi mashaka na PDI irimo na PSD na PER n'abandi mwebwe mwashaka guhindura itegeko kubera umuntu. None se umuntu abaho igihe cyose abayigira none se nemurihindura ejo bundi ntabwo ari byo kuvuga iminsi ari ikibazo cy'igihe none se nihazaza undi akakora ibibi muzongera mukora indi referendum yo kuhindura itegeko nshinga. Ibyo ntabwo ari amatora azaba amaze muzakora referendum n'icyo amatora azaba amaze. Ibyo ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo amategeko icyo aberaho ni iki Frank, si byo? Ni ukuvuga ngo needs z'abaturage, si byo? Needs of people. Nuvuga ngo icyo needs z'abaturage, ibyo abaturage bashaka, kuko burya amategeko agenda ahinduka, amategeko ahuzwa n'ibihe, noneho amategeko akagenda ahura ajyana aza gusubiza ibibazo kisi expose muri society. Ni ukuvuga par exemple ntabwo wari gushobora muri 40 wari gushyiraho amategeko wenda avuga ibintu bya cyber crime, wari gushyiraho amategeko ajyanye na investment muri 40, ariko noneho uyu munsi abaturage mu bihumbi 2015 bo bavuga bati turashaka continuity, bakavuga bati dufite strong leadership, dufite umutekano, dufite iterambere, ariko hari umuntu watugaragarije ko abishoboye. Ariko uyu muntu hari itegeko nshinga iriya ngingo y'ijana na rimwe rega byari ukuvuga ngo ni ukuvuga ko iyo bigaragara bakavuga bati Perezida Kagame nta kintu yatumariye, nta n'ikintu iyi myaka n'iyi myaka 14 niyo twapfushije ubusa, si byo? Ingingo y'ijana n'imwe bari kuba bafite aho bashingira bamwisubije, bari bafite aho bashingira haramutse kuko nta muntu ubaho igihe cyose, urabyumva. Ntabwo ari kuvuga ngo kubivuga ntabwo ari bivuze yuko mbikoze cyangwa ko mbyifuza, no, ni ukuvuga ngo ni ibisanzwe twese tubaho, ariko abaho n'igihe cyo kurangiza, urabyumva ngira ngo. Ni ukuvuga ngo none se haramutse haje undi muyobozi mubi, natwe tuzongera dukora indi referendum yo kujya tuhindura itegeko, kuko ubu Ibugande aziyamamaza atsindwa, Ibugande muri iki cyumweru kitararangira mu nteko ishinga amategeko y'Ubugande hagiye abantu benshi cyane amashaka ya opozisiyo bavuga ati ya ngingo twashaka ko yo gukuraho manda, noneho manda zongera zikagaruka, barimo kubisaba ko bisubiraho, kandi ibyo by'Ubugande umuyobozi dore ikibazo b'abaturage reka twumvikane Frank. Ikibazo kimwe kiravuga ngo ikintu cya mbere abantu bavuga ko iriya ngingo igomba guhinduka kubera umuntu, ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Wenda iki kibazo kivutse muri sosiyete nyarwanda, Kagame ari we perezida, ari umuntu ari we perezida, ariko gukuraho umubare, guhindura iriya ngingo hagakurwaho umubare wa manda cyangwa se umubare ukaba, kuko ikibazo abantu baravuga ngo iriya ngingo nihinduke, ariko nta muntu uvuga ngo yahinduka gute, nta muntu utanga ntabwo batanga proposition y'uburyo izahinduka, kuko ushobora kuyihindura ugakuraho manda, umubare wa manda ukavuga uti ibintu byitwa limite ya manda, cyangwa se mu kimwe ukayihindura ukavana ya myaka wavuze 7 ikava kuri 7 ikajya kuri 5,
cyangwa se imyaka ikaguma ari 7 ugakuraho ibyo ngibyo byo, iyo ni iyindi etape. Izo mpaka abangaba abashinzwe kwandika amategeko mu buryo buri tekinike bashingiye ku byifuzo by'abaturage nibo bonyine bazabikora, kubera yuko hariya muri referandumu ikizaba kigiye gutorwa bazaba bagiye gutora ko iriya ngingo ihinduka yego cyangwa oya, ariko uburyo yahindukamo ntabwo buvugwa, sibyo? Icyo ni kimwe. Ntabwo buvugwa. Oya, ntabwo abaturage bagutorera, si abaturage babugena. Tuzahindura, abantu bashaka ko bahindura, bashaka ko bahindura. Noneho mwe niba bashaka Perezida Kagame, bashaka manda ya 3, mwe mukabikuraho burundu, icyo gihe bizagenda gute? Oya, iyo ni iyindi deba. Icyo ni icyumba kuba, icyo ni ikindi ibyo byose tugomba kubivuga kuko byose ibyo bidutera ibyo bizavugwa igihe nikigera, noneho bitorerwa. Noneho rero ikibazo rero ahangaha gihari ni ikihe? Ikibazo kiravuga ngo nuko uvuga uti ese Perezida Kagame mu gihe azaba atakiriho, umubare wa manda mwawukuyeho, abantu bazongera basubire muri referandumu. Ikibazo wibaza, impungenge zawe abaturage, kuko njye nakubwiye ngo abaturage mu matora iyo ntacyo bamariye barakwamurura, uratsindwa ukagenda. nadiyo demokarasi ntibigoye. Icyo kirasubiza za mpungenge zawe Dr. turebye mu mateka none se nutsindwa ukagenda. Dr. wagaragaje impungenge zivuga ngo none se hazaza umuntu mubi akagera ku buyobozi ukinani umubi bazamwirukana mu matora azayatsinda. ariko hano habayeho ikinani, mwabonye ukuntu byagiye cyavuyeho bibaye bibi. Oya, ibyo ngibyo ibyo bimeze nko kubiba ibyo bimeze nko kubiba ubwoba mu mitwe y'abantu. Oya nyine nabyo bimbwire bisobanurire. Oya, reka nkwereke ibyo bimeze nko ubibara nabibonye, reka nakubwire reka ngo example ya mbere. Abanyarwanda aho tugeze nyuma y'imyaka 20, Abanyarwanda n'abahanga bazi ubwenge, bazi gukemura ibibazo. Niba ubona amahanga aza kwigira hano gahunda nyinshi hano, nuko babazi hari aho mu myaka nk'ijana hari abazungu bazaza baza gukora bareba Abanyarwanda baremwe muki, kuko hari n'abatungurwa kuko bari bazi ko abazungu aribo bibihangange. Ako hari ibintu turi gukora abazungu bikabacyana ntibagahitamo. Urabona baza ari benshi hano, baje kwiga ibintu byinshi hano.